Mwaramutse neza shuti bakunzi ba Mwiki Official, twizere ko mumeze neza cyane muri igitondo cyiza kuri mwe mwese mutwumva. Tubifurije kugira igitondo cyiza aho muherereye ari hose, mwiyumve ko tubahaye ikaze mu makuru agezweho muri aya masaha. Ubu turazindutse muri iki gitondo cyo ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Iyo bitaza kuba ibihinduka cyangwa se iyo hataza kuba Imana ngo umugabo w'amahirwe menshi cyane Felix Antoine Tshisekedi arokoke urupfu rwari rwabazwe, uyu mugabo ubu tuba tuje tubabikira tubabwira yuko ibye byarangiye tayari hatangiye no gutegurwa isanduku yo kuzashyingurwamo. Uyu mugabo rero yitwa Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko ku munsi w'ejo bamuteze agaco akaba yaraguye mu ndege n'ubundi yiwe muri rusange. Hanyuma tugiye kugaruka kandi nanone turebere hamwe abo officier M23 iherutse kwica muri iki cyumweru, n'abo officier basanga 37 bo mu gisirikare cy'u Burundi. Niturangiza turabwira ko Enosakaina cyangwa se Nosakaina Rugaba Muhozi, uyu mugabo wo muri Uganda, ni umugaba mukuru w'igisirikare cya UPDF cyangwa se cya Uganda, nyine arimo kurwana asatira umujyi wa Kisangani. Tukata tubihuza n'amagambo ubwe yitangarije ababwira ati M23 ndabona mwaratinze, reka nze Kisangani nyifatire. Tayari leta Kinshasa yamaze kuba ihabuka, bafite ubwoba bwo ko uyu mugabo agiye kwifatira umujyi wa Kisangani. Ibi bibaye nyuma yaho ari kwerekeza muri Kisangani ariko avuga ko ari guhiga ADF NALU. Byose rero tugiye kubirebera hamwe, wenda gusaba kubana nanjye kugira ngo udacikwa n'akantu n'aka na kamwe kubijyanye n'urugamba ruri kubera no mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi mu gitondo cyo ku itariki n'ubundi ya 12 z'ukwezi kwa 9 umwaka ni 2025, umunsi w'amateka je navuga ko ari umunsi utoroshye, haba ku gisirikare cya M23, haba ku gisirikare cya FARDC, ndetse ukaba wari umunsi warugiye kubabaza benshi hano ya Kinshasa, bamwe mu bari abakunzi ba Felix Antoine Tshisekedi nyuma yuko agambaniwe ku munsi w'ejo. Akaba rero yaraguye mu mpanuka y'indege yari igiye kubera ku kibuga cy'indege cyanjiri ubwo yagurukaga yerekeza mu bice bigiye bitandukanye. Hanyuma rero tugiye kurambura aya makuru twihuta cyane mu minota bike cyane, hanyuma musobanukirwe akantu ku kandi ikibijyanye n'urugamba ruri kuba none ahangaha amaginga ngaya. Byose rero ugiye kugenda ubyumva. Wahageze ni kuri Mwiki Official, nge nitwa Pacific, usabwe gukanda subscribe tutangiranye nyine none kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro tuzajya tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Bikore kugira ngo nyine ujye ubyumva neza cyane. Sek. Hanyuma rero ndagira ngo munyemerere aya makuru yacu tunayatangire, nta byo gutinda bihari, nta byo gutindamo bihari. Tayari nta kabuza amakuru yacu tuyahere hano n'ubundi mu gisate by'umwihariko cya Uvira. Ariko mbere ko tuhera mu gisate cya Uvira, munyemerere mbanze nge niherere Kinshasa mbabwira ukuntu byagenze, operation nyirizina ukuntu yakozwe. Amwe mu makuru mfite nuko Felix Antoine Tshisekedi amaze iminsi atari ari mu ruzinduko ahantu mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero akaba yagize atya akavuga ati reka nanjye ndebe uko igihugu gihagaze, arangije afata indege arahaguruka. Mu gihe ari guhaguruka rero indege ibura control, bivugwa ko iyi ndege ya Felix Antoine Tshisekedi bari bamaze kuba bayinjira bakupa itumanaho rihuza indege n'abari ku kibuga kugira ngo nyine bakomeze babayobore. Ubu ngubu rero Felix Antoine Tshisekedi akaba arakoreye impanuka muri zino ce n'ubundi za Kinshasa no injiri. Uyu mugabo rero Felix Antoine Tshisekedi utarahwemwe kugenda agabwaho ibitero nk'ibyo ngibyo bashaka kumwivugana. Kugeza amaginga ngaya hamenyekanye abafunzwe basanga 37 n'abakozi bose bo ku kibuga cy'indege, bose bamaze kuba bafungwa. Gusa bategereje kuburana hanyuma agakorwa n'iperereza akamenyekana uwari wateje icyo kibazo. Gusa kugeza amaginga ngaya Tshisekedi imitima yamubanye ibiro byahananutse byagabanutse kabisa. Inda yagiye, ari gutekereza ko ari u Rwanda rwabikoze, ngo nta bandi bantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo kuko nta mukongomani ugira ubwenge nk'ubwo bwo kuba yakivuga na perezida w'igihugu cyabo. Uwo rero ni Felix Antoine Tshisekedi uri kuvuga ati mucunge neza murebe niba atari u Rwanda rwaba runyihishe hafi hanyuma rukaba rushaka kundangiza. Iyo niyo gahunda rero, iyo abonye ibintu bikomeye nta kindi kintu yitabaza usibye kwitavuga u Rwanda ko ari rwo rumutera ibyo bibazo.
hanyuma rero ndagira ngo tuyabanemo aya makuru neza, ariko ndagira ngo nkusaba akantu kamwe gusa, akantu ngiye kugusaba uba ariko unkorera, hanyuma ibintu biraza kuba bigenda neza cyane. Sek ku bijyanye n'urugamba byo uraza kuba wumva ubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma amakuru ndi gukurura mvana hariya kuri tele y'urugamba, ni amakuru n'ubundi akomeye cyane aba ari kuvugwa hano muri uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi ma 23 yakoreyeyo ibitangaza. Tayari tugiye kwinjira hano mu mujyi wa Uvira, haherutse kwicwa abofisiyo 34 bo mu gisirikare cy'u Burundi. Ahangaha rero bakaba baraguye mu rugamba rwabiraga hano muri Uvira, nyuma y'uko leta y'u Burundi yagitangaza keshi inahakana byimazeyo ko itigeze na rimwe itsindwa urugamba cyangwa se ngo yicirwe umusirikare n'umwe n'inyeshyamba za M23. Kugeza amaginga ya harabarurwa abasanga 32 babofisiye barashwe n'inyeshyamba za M23, ariko kugeza amaginga aya ngaya ntago leta y'u Burundi irabemera ngo ahubwo ngo ni ibinyoma nyine, ngo ni ibinyoma biba byapanzwe n'izi nyeshyamba za AFC M23. Biro bikaba byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkaba nkomeje nyine kugenda nkurikirana neza cyane sek akantu ku kandi ku bijyanye n'urugamba ruri kugenda rubera hano muri zino axe. Anga rero amakuru mfite azindukiyeyo y'urugamba n'ubundi rwabayeho kuri uyu munsi, nuko muri iki gitondo n'ubundi hagaragayemo amasasu akomeye cyane. Kera kabaye babacashuro bongeye baragaragara, dore ko nakubwira ko ivumbi ryari ryabatumukanye ku rwego rwo hejuru cyane. Bagerageje kurasa M23 cyase kuri position za ma 23 mu ijoro, ariko birabangira. Niyo mpamvu nanjye nahise mvuga ati nta mpamvu kubyihererana, reka mbabwire uko byifashe. Ubwo bageragezaga kurasa muri position za M23 mu masaha y'ijoro, ni nako M23 nayo yapangaga igitero karabutaka yashaka kugaba hitwa Kawezi, irimo yimanukira neza cyane yerekeza muri Uvira. Amakuru M23 myifiteho nuko bavuga ko ibintu byose ari buhoro buhoro, ngo buriya ngo nta muzindutse wa kare wayirutse ngagereyo vuba, ahubwo waje nyuma yiwe ashobora no kumutanga bitewe nuko yajyanye ubwenge bwishi, agenda gake yitonze kandi agera yakoze ibizima. Mu gihe wagiye wiruka cyane ukagerayo wahagiye, undi we akagerayo ari pose. Anga rero birumvikana ko M23 iyo iba yiturije nyine itegereje ngirebe niba yatakwa, hanyuma nayo ibone gutanga icyo bita isomo. Anga rero nibyo byabaye. Igisirikare cy'u Burundi cya FDLB cyagize gutya kiravuga ati reka twatake, ati twatake ma 23 ku bwishi turebe niba ari cyo twakora. Barabataka, ariko bamwe barataka abandi barabireka. Nabasigaye rero ababatatse na bashyashya ahangaha ku rugamba bazanywe, hanyuma abandi barurambyemo baravuga ati izi ntare turazizi, ati nta mpamvu yo kuzikomakoma, ati mureke bihagarara cyangwa se bisinziriye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ati kuko buri iyo ukanguye intare uba ushaka kugira gute kubona umujinya wayo. Ibi rero byafashe indi ntera, dore ko bakubitiye ahitwa Kawezi, bakubitirwa Kiriba, bakubitirwa no mu tundi duce tugiye dutandukanye, bakubiswe n'izi nyeshyamba za 23. Ahubwira ukuri rero yuko ibintu byafashe indi ntera, byamaze no kuba bikomera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ku bijyanye n'uru rugamba nyine ruri kugenda ruberana mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona ko urugamba rutoroshye habe na gatoya. Hanyuma babo ofisiye 33 bishwe n'inyeshyamba za M23 mu gisirikare cy'u Burundi, biciye mu duce n'ubundi turimo za ahangaha za Kiriba, Sange, Bwegera, Ruvungi, Katogota ndetse na Kamanyora. Ahangaha rero nibo babaruwe basanga bose barapfuye n'amazina yabo nta kibukwa, bitewe nuko bagerageze kubihisha ngo hataho ngo ababyeyi babo batagira gute batabisobanukirwa, birengagije yuko tuba dufite intasi zijya ziduhereza ku makuru. Hanyuma ubu ngubu rero abantu mwese muzi ko mwari mufite abana babofisiye hara mu gihugu cya Kongo, murabimenge cyangwa se murabe maso mutazisanga abanya aribo baguye muri uru rugamba rwahuje inyeshyamba za M23
ndetse n'igisirikare cya leta FARDC ndetse n'iki cy'u Burundi bakomeje gufatanya umunsi ku munsi. Byamaze kuba bikomera nyuma yaho Wazalendo ku munsi w'ejo zitanze itegeko zakoresheje amanama ageze hafi ku makaritsiye 8 abirukana abaturage mu bwoko bw'abatutsi bose ko nta numwe bashakamo ngo bitarengeze iminsi 10 bazabe nta n'uruhinja cyangwa se iyo nka bakibona hano muri Uvira ndetse no mu nkengero zayo. Ibi rero mama 23 kibyumva zivuga ati mugumu ko mwimereye ati hanyuma nze duhangane nabo bababwira ngo mugende ati mugume mu byanyu ntimubivemo, hanyuma twe turaje duhangane nabo bababwira ngo muve mu bice byanyu cyangwa se muve mu mitungo yanyu hanyuma ngo mugende. Sinzi iyo babohereza rero. Ibiro bikaba byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubona ko nyine ari ibintu bitoroshye habe na gatoya. Byamaze rero kuba bikomera ku rwego rwo hejuru cyane, byamaze kuba bikomera nyaboneka. mama 23 urabona yuko nayo ubwayo iri gushyiraho imbaraga nyinshi cyane kugira ngo irebe niba yarengera aba baturage mu bwoko bw'abatutsi. Hanyuma twinjire mu gihugu cy'u Burundi gatoya tute tugaruka muri Maniema turebere hamwe M23 ishaka gufata intara Maniema. Ndaje naho ndagarukaho mbibabwire ukuntu bimeze n'ukuntu mama 23 iri gushaka gufata iyi ntara ya Maniema. Ibintu rero byamaze kuba bikomera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho ubona ko izi nyeshyamba za mama 23 n'ubundi ziri kugerageza n'ubundi kureba niba bafata uduce tugiye dutandukanye n'ubundi tugiye dutandukanye hano muri Uvira, bashaka no kujya kwigarurira intara ya Maniema. Ibi rero byamaze kuba bikomera, byamaze kuba bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma ndagira ngo twinjire gato muri Bujumbura mbabwire naho uko byifashe i Bujumbura. Haravugwa nanone naho ibintu bidasanzwe bishobora kuba bigiye kuba, rukaba rero ari urugamba rwateguwe rushobora kuza kubara mu gihugu cy'u Burundi coup d'etat yihuse cyane, ikaba ishobora kuza gukubitwa witwa Evariste Ndayishimiye. Nibyo duhanze amaso kugira ngo tuze kureba uko byifashe. Amwe mu makuru mfite nuko ibi bisa n'ibyateguwe bimaze n'igihe kirekire cyane bitegurwa kandi bigiye gushyirwa mu bikorwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ahangaha rero bikaba bigiye gufata indi ntera nyaboneka. Ahangaha bikaba bigiye gufata indi ntera mama 23 sinzi ngo biraza kuba bigenda gute, byose rero mugiye kugenda mubyumva muri aya makuru. Hanyuma ndagira ngo twigarukire gatoya muri Warikare, hanyuma twerekeza muri Ituri aho uyu mugabo bita Muhozi Kainerugaba akaba umugaba mukuru w'igisirikare cya UPDF cya Uganda. Uyu mugabo rero wagiye atangaza kenshi avuga ko M23 ananiwe gufata Kisangani, ko yiziye aricyo gihe ari nawo mwanya kugira ngo afate umujyi wa Kisangani. Hanyuma rero uyu mugabo akaba ngari kurwana satira Kisangani. Ibiro bikaba byateye panique ku rwego rwo hejuru cyane FARDC ndetse n'igisirikare cy'ababirigi. Uko bigenda uko ariko kose urana ko aho bukera baraza kujya kwitambika position n'ubundi za UPDF kugira ngo zitinjira muri Kisangani, kubera ko babitangaje kandi ko uyu mugabo ahora avuga ko Afande Makenga ari umuvandimwe wiwe. Ibi rero bikaba byateye ikibazo gikomeye cyane hariya muri Kinshasa, bavuga ati M23 yabigiye guhabwa Kisangani nka kado ihawe na Muhozi. Ati rero ibi bintu byabigiye gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Muhozi rero ubona ko nawe yashyizemo akabaraga ngakunde agere hariya muri Kisangani arebe ko yayigarurira. Hanyuma ibyo yavuze ababishyize ku murongo cyangwa se ibyo yavuze n'ubundi abe abishyize mu bikorwa. Ibi rero byamaze kuba bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubona ko nyine bitoroshye habe n'akana gatoya, byakomeye nyaboneka. Hanyuma andi makuru nanone akomeye cyane mudakwiriye gucikwa ajyanye n'urugamba ruri kuba, nuko muri Warikare hari kubera yo urugamba rukomeye cyane mu gace kitwa Pinga Bushimo ndetse na hafi na satire ya Warikare, hano hafi no ku birombe bya Alpha Mine naho hari kugenda humvikanamo amasasu atari makeya. Ibi rero bikaba ari bitero karabutaka n'ubundi biri kugenda bigabwa n'igisirikare cya FARDC babigaba kuri position n'ubundi za M23, ariko n'ubundi ntibigira abo bihitana cyangwa se ibyo byangiriza. Ibiro bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera hano ni muri territoire ya Warikare, by'umwihariko muri satire ya Ping ndetse no mu duce tundi tugiye dutandukanye ariko dusatira n'ubundi satire n'ubundi ya Warikare. Hanyuma reka mbahereze andi makuru ari nayo dusorezaho ni muri Rucuro na Masisi, aho mbi naho haramukiyemo urugamba rukomeye cyane, aho bivuga ko ibitero karabutaka n'ubundi byagiye bigabwa ku nyeshyamba za M23
ari FDLR ndetse na Wazalendo, kuko muri izi axe nta basirikare ba FARDC bakibarizwamo. Abenshi muri bo bari reportinze, abandi barahunga, asigara Wazalendo ndetse na FDLR, aho bari bo rero bari kugenda bakora imyitozo mu buryo bugiye butandukanye kugira barebe niba bahashya M23 bakaba banayirukana muri pozisiyo zayo zose. Ahangaha rero bikaba byakomeje kugenda bifata indi ntera. Kambashimiye rero, dukomeze kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro nk'ibi ngibi nzajya mbagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Pacifique, amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.